kadufasha nuko itariki 2 z'ukwa kabiri nibwo umugabo yabonye umuntu umuhamagara ariko nzi ko hari ukuntu ujya umenya kuba wareba wigeze ukora ubutaye nubwo wavuze ko wahombye imashini ukazigurisha ariko uzi imashini nziza zo mu bwoko bukomeye ngo nujya kundebera imashini bambwiye ko ari ukimuka aho kugira njye kureba undi muntu ndebera wenda ndaguhereza n'ibihumbi 5 cyangwa 10 ukure umugati w'abana nibwo yagendaga ajya kumutorera mashini bageze i Kigali yaravuye mu twaje kwimukira nyine mu karere ka Gisagara nsubiye inyuma gake ageze muri Nyamirambo arimo avuga ati turebe hano tugura mashini nge ntarajya ni Kigali ageze kubwira ibyago aramubwira ati ahantu tugura mashini ntaba hari uraje dusara turanya byakuru ubu n'igihe tuzapfira Bikira Mariya Nyirimpuhwe wibuke ko ndawigeze kumva ntiwasubije umwungiyeho turakamira mu murengero umusabire nicyo gituma kwizera ndakuganyunganye numvagara ko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntiwirengagize ibyo nkubwira byumva byiteho amina reka nsabe umuryango uze ufata agataka usezera ku muvandimwe wacu arababereye mukuru wabo ariko muri rusange ni umuryango twese turi aha ngaha nk'uko twatangiye tubivuga ibigwi bya Fulgence ni byinshi titwabivuga yabaye umwana mwiza yaritonze agerageza gucisha make yashyingiwe rero nk'uko twabivuze byemewe n'amategeko ashyingirwa n'umugore we Bayizere Spensioza arashyingirwa Imana imugirira umugisha abyara abahungu 4 kugeza n'isaha bari aha ngaha Fulgence rero yarasigaranye umubyeyi umwe Nyirangwabije Anonsiyata nawe ndatekereza ko nubwo intege ari nkeya ariko nawe ari aha ngaha numva muri rusange Fulgence yari afite bashiki be basaza barumuna be n'abakuru biwe hasigaye mukuru we umwe nk'uko twabivuze ndetse na murumuna we yari arimo hagati aho ngaho numva rero tutiriwe tujya kure bashiki biwe baracyahari nabo bagera kuri 5 kuko twabivuze ndumva muri rusange umuryango turacyahari turishimye rero ko mwadusigasiye mukaza kudufata mu nkokora ibi ngibi si ibyacu gusa twese turabisangiye numva rero nta kindi kirenzeho ku myirondoro twari butange Imana imuhiruhuko ridashira murakoze muvandimwe Senge na madamu wa Fulgence nzataha Yeruzalemu nshya yamibtare rudawangarwa n'inamungiro bwanjye sindeze guhungabana Nyagasani wenyine niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye Nyagasani wenyine niwe buhungiro butavogerwa sindeze guhungabana Emana we Yesu we ingoma yawe niyamamare yewubona ko bikurangiranye ukibwira ko yakwibagiwe iyakijije Gideyoni naho yagiye iracyariho
ntacyo yakumarira ufata umwanya wiherere usenga Imana iragukiza hariho byinshi bikuruhije umwana w'umuntu ntacyo yakumarira ufata umwanya wiherere usenga Imana iragukiza yewe ubona ko bikurangiranye ukibwira ko yakwibagiwe iyakijije Gideyoni naho yagiye iracyariho yewe ubona ko bikurangiranye ukibwira ko yakwibagiwe iyakijije Gideyoni naho yagiye iracyariho reka nkubaze yewe mugenzi wowe uvuga ko yakwibagiwe subiza amaso inyuma mu byo wanyuzemo urasanga yarakurengeye reka nkubaze nzakubera imbata nzakuramya mwari mwami wanjye umunsi urinda urenga twese tukuramya umwamutetsi ijabiro isanze umwami ijabiro ntabwo icuraburinde ryegera rigata barampamagaye ndaje nzakubera imbata nzakuramya ntware mwami wanjye kukorere icyo ushaka kwizirwe tukuvuga umunsi urinda urenga twese tukuramya umwamutetse ijabiro sanze umwami ijabiro mu ngoro ye ni heza hakira ntabwo izuba ntabwo ari ikizenga ngo ntabwo icuraburinde ryegera rigata warampamagaye ndaje nzakubera imbata nzakuramya ntware mwami wanjye bakristo bavandimwe aduteraniye naho tugiye gushyingura umuvandimwe umwana wacu murumuna wacu mukuru wacu umubyeyi wacu n'ibindi abo twari turi kumwe mu gitambo cya misa batubwiye mu ncamake ibigwi bye ariko nta n'icyo byaba bitwaye twongeye gusubiramo mu ncamake kugira ngo n'abatari bahari nabo bagire icyo batahana. Numva rero mu magambo avunaguye turaho umwe mu muryango umwanya w'ijambo ubundi
atubwire mu ncamake cy'ubuzima bw'uyu muvandimwe duherekeza Fulgence Ngirinshuti. Murakoze. Mwiriwe, nshimiye abantu bose mwaje kwifatanya natwe, kandi nshimiye umuntu wese watabaye, yaba yabibwiye cyangwa yabyumvise. Imana imuhereze umugisha. Kuri uyu munsi twaje guherekeza umuvandimwe mugabo wanjye Ngirinshuti Fulgence. Nari mfite umubabaro maranye iminsi, ariko kubera ko mwansigasiye ndumva nishimye, ndumva ikirenze gushima ari gusaba umugisha. Nk'uko twatangiye tubivuga hariya ku rusengero, uyu Fulgence ni murumuna wacu, hari ababereye mukuru wabo, ariko muri rusange ni umuryango twese turi aha ngaha. Nk'uko twatangiye tubivuga, ibigwi bya Fulgence ni byinshi, ntitwabivuga. Yabaye umwana mwiza, yaritonze, agerageza gucisha make. Yashyingiwe rero nk'uko twabivuze byemewe n'amategeko, ashyingirwa n'umugore we Bayizere Spensioza. Arashyingirwa, Imana imugirira umugisha, abyara abahungu 4 kugeza n'iyi saha bari aha ngaha. Fulgence rero yarasigaranye umubyeyi umwe, Nyirangwabije Anonsiyata. Nawe ndatekereza ko nubwo intege ari nkeya, ariko nawe ari aha ngaha. Numva muri rusange Fulgence yari afite bashiki be, basaza, barumuna be n'abakuru biwe. Hasigaye mukuru we umwe nk'uko twabivuze, ndetse na murumuna we yari arimo hagati aho ngaho. Numva rero tutiriwe tujya kure, bashiki biwe baracyahari, nabo bagera kuri 5 nk'uko twabivuze. Ndumva muri rusange umuryango turacyahari. Turishimye rero ko mwadusigasiye mukaza kudufata mu nkokora. Ibi ngibi si ibyacu gusa, twese turabisangiye. Numva rero nta kindi kirenzeho ku myirondoro twari butange. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Murakoze muvandimwe Senge na madamu wa Fulgence. Nzataha Yeruzalemu nshya, aho Mana yanjye ndaje, Mana yanjye yone gutuko wevugira uti njyewe ndi umushumba ukuragiye, nzohereza Roho wawe akwiyumvisha ibyo wavuza kumara ubwo rumuri. Ndiyishima nkanogerwa kuko nzataha Yeruzalemu nshya, aho umwami antegereje. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nyagasani Yezu Kristu, igihe umaze gatatu mumva, watangarije imva n'abakwemera, ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora ikwibutsa ko
itwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe, uhe umuyoboke wawe kuruhukira mu mahoro. Uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we, kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaha iteka ryose. Amen. Umuvandimwe, umubyeyi, umwana wacu, mukuru wacu, murumuna wacu Fulgence Ngirinshuti, umubiri we ugiye kujya mu gituro. Ubwo rero babandi bari badufashije babe bugufi bururutse mubiri mumva. Nyagasani wenyine niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani wenyine niwe buhungiro butavogerwa, sindeze guhungabana. Imbere y'Imana yonyine umutima wanjye ntiugubwa neza, sindeze guhungabana. Yamibutare rudahangarwa n'ubuhungiro bwanjye, sindeze guhungabana. Nyagasani wenyine niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani wenyine niwe buhungiro butavogerwa, sindeze guhungabana. Shakira amahoro iruhande rw'Imana yonyine, sindeze guhungabana. Sindeze guhungabana. Nyagasani wenyine niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani wenyine niwe buhungiro butavogerwa, sindeze guhungabana. Barakoze kururutsa umubiri w'umuvandimwe wacu mumva. Kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu Fulgence Ngirinshuti, tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho wavuye. Kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse, muze dutakambire umuvandimwe wacu dutakambira umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Ndakuramutsa Mariya wuzuye intemorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa.
Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfa. Amen. Ndakuramutsa Mariya uje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ndakuramutsa Mariya uje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Bikira Mariya nyirimpuhwe wibuke ko ndawigeze kumva ntiwasubije umwungiyeho turagambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma kwizera ndakuganyunganye numvagara ko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntiwirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho. Amen. Reka nsabe umuryango uze ufata agataka usezera ku muvandimwe umuryango wa bugufi. Hari n'amazi y'umugisha mushobora no gukoresha amazi ushobora gukoresha itaka amazi byose nta kibazo. Mukecuru wa Fulgence yabashe kuhagera nta kibazo ba Benjamin bashiki be hafi ushoboye utera agataka utera amazi y'umugisha byose. amazi maso kuko mukiri mwese y'amagorwa n'ibihakorerwa byose ndabizi ntimugire ubwoba nayibayemo mugiye mukiri kwisi muraba abahamya banjye mu makuba n'amagorwa muraba abahamya banjye nubwo babutangaje muraba abahamya banjye naberetse inzira igana kwa data bo banyereka inzira y'urupfu n'inzira igana Karuvariya ntimugire ubwoba nabibayemo mugiye mukiri kwisi muraba amagorwa muraba abahamya banjye utangaje muraba abahamya banjye mudutangayo muzabahobere muzababwira uti mbasize bambaye nimudutangayo muzabahobere muzababwira uti mbasize bambaye nimudutangayo muzabahobere muzababwira uti mbasize bambaye genda ubabwire bihangane ibihe turimo biragoye genda ubabwire bihangane ibihe turimo biragoye umuntu wizera uhoraho ibyo akora byose biramuhira nyagasani urambe kukugana maze nzagera iburyo bwawe nyagasani urambe kukugana maze nzagera iburyo bwawe aba mu makuba y'isi atabarwa na rurema nyagabora kuba
naragiwe na rurema kuko ntacyo ashobora kuba naragiwe na rurema umuntu wizera uhoraho ibyo akora byose biramuhira nyagasani urambe kukugana maze nzagera iburyo bwawe nyagasani urambe nkukugana iburyo bwawe haba muhiga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga aleluya ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga Fulgence ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga aleluya ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga mu muryango ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga aleluya ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira Urunda y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga aleluya ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira ku mbuga aleluya ku mbuga y'umwami Yesu niho tuzaruhukira nzahaguma nsingiza iteka mu izina ry'umwami Yes, reka tubasuhuza kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Turi mu bihe bitoroshye, ibihe bibabaje, ibihe bigoye, ndetse kandi navuga ngo bigoye umuryango nyarwanda. Tumaze iminsi turi mu bihe by'impanuka, impanuka zidasanzwe zibera hirya no hino. Uyu munsi twaje gutabara umuvandimwe Fulgence witabye Imana nyuma yo gukora impanuka. Niyo mpamvu mubona niyegereje madamu we kugira ngo tuganire, kuko byamugoye kandi biramurushya cyane cyane kugira ngo abashe gushyingura umugabo, umutware we Imana yahamagaye kugira ngo amushyingure. Byamugoye cyane, ariko kandi madamu, reka mbanze gusabe kugira ngo ukomere. Egera hino, reka tuganire hano hafi. Yego, hagarara hano kuri kamera. Aha ngaho uhagaze uri kuri Imana Irahari TV. Ndagira ngo tuganire, utubwire bimwe mu byakugoye cyangwa se bimwe mu byabaye kugira ngo umutware wawe abashe kwitaba Imana. Ese byagenze gute kugira ngo abakunzi bacu bagukurikiye bari hirya no hino ku mugabane itandukanye, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, bamenye uko byagenze? Murakoze cyane, nitwa Bayizere Speciosa. Yego. Nashakanye n'uyu mugabo Ngishiti Fulgence witabye Imana uyu munsi. Ariko mu by'ukuri urupfu rwiwe byarantunguye n'ibintu ntago nigeze ndwaza. Yego. Nibwo twari dutuye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Rwimbogo, akagari ka Mushaka.
mu minsi mike cyane twumva kubera ko twari tuvuga ati natwe duharanira iterambere nk'abandi yego ariko ubusanzwe twari tubayeho nta n'ubushobozi dufite umuvandimwe wacu aratubwira ati ariko iyo kugerageza mu karere kamwe byanze ujya no mu kandi ukahageragereza ku bijyanye n'uko u Rwanda rwacu rushaka kuvuga ngo tera intambwe utere imbere yego wakimuka mu karere ukaza mu kandi hano iwacu wenda hari ukuntu uza ugakora ukegera abantu ukabakorera ukabona ukuntu utunga abana atugira inama turayumva nibwo twapangaga kwimuka ku itariki 2 z'ukwa mbere dushaka inzu aradufasha tubona inzu yo kubamo maze kuyibamo ku itariki 2 z'ukwa mbere turahabaye abaturanyi baratwakira bakaduha ibyo kurya bakadufasha no ku itariki 2 z'ukwa kabiri nibwo umugabo yabonye umuntu umuhamagara ariko nzi ko hari ukuntu ujya umenya kuba wareba wigeze ukora ubutayeri nubwo wavuze ko wahombye imashini ukazigurisha ariko uzi imashini nziza zo mu bwoko bukomeye ngo nujya kundebera imashini bambwiye ko ari ukimuka aho kugira njye kureba undi muntu ndebera wenda ndaguhereza n'ibihumbi 5 cyangwa 10 ukure umugati w'abana nibwo yagendaga ajya kumutorera mashini bageze i Kigali yaravuye mu twaje kwimukira nyine mu karere ka Gisagara nsubira inyuma gake yego ageze muri Nyamirambo arimo avuga ati turebe ahantu tugura mashini nge ntarajya ni Kigali ageze kubwira ibyago aramubwira ati ahantu tugura mashini ntabahari abibwira uwo bari bajyanye kuzigurira abuze ati ntabahari ati uyu munsi ni muri weekend mashini tuzazigura ku wa mbere bari bajyanye n'umukire nyine ushaka kwikora business akajyana na mugati ariko nubwo nkugura mashini umpe nakazi nge ngukorera nta kibazo nimba usanzwe ubizi atakazi nzakaguha nanjye nuko ndishima atabana banje agiye kubona ukuntu babaho umuganje agiye kubona akazi ubwo abonye umukire ujya kumuha akazi agenda tuvuga ati genda uzahahe muzihahe muronke ubwo ugiye kubona akazi ubona umuntu bajya ukorera nuko byaje kurangira rero ntabwo turi buze kukuvugisha ibintu byinshi hanyuma biza kurangira akoze impanuka byaje kurangira niba mpamubwiye ko akoze impanuka nuko nanjye cyo kwa mu Rwanda nafite amafaranga 2,000 ndavuga se 2,000 birambana mu karere ka Gisagara ngere muri Nyamirambo sinahazi sinzi sindagera mu mujyi abaturanyi nyine ndababwira ibimbayeho bampereza inkunga yo kubona tike kujya ngera ahantu umuntu wanjye ari cyakora mpageze barambwira ati bamujyanye se hashika ku bitaro nahise ko nkomeza njya ku bitaro bageze nk'abatise mana byase hashikanya nubona bica no kuri radio bitaro nzabona amafaranga yo kubyishyura nkaho bidahagije mu minsi mikeya numva dogiteri arambwira ati umuntu atwari bumubage ariko ibyuma bimubaga nta bihari n'ibikoresho byashize ubwo no kujya kumubagira Faisal dogiteri nge rero mu bushobozi bwanjye ndumva umuntu wanjye nta bushobozi mfite bwavuriza Faisal ahubwo murekere hano ukoresha ubuhanga bwawe kuko Faisal numva ko ari abantu b'abanyabushobozi bwinshi ti nubwo mfite ntibunyemera no kuvuriza ku bitaro by'akarere uretse mituelle de santé wenda yanyunganira dogiteri yakoze ibyo nk'inshingano ze nka muganga afata umuntu nyine amujyana Faisal baragerageza yagiye Faisal kuri 21 nuko ejo bundi ku itariki rero nibwo yitabye Imana bankondora 15,500 mu bitaro mbaze ndebye mu miryango yombi tuvukamo ari njye n'umugabo mbona nta n'umuntu uratungamo 2,000,000 cyakora uwaba uzifite ni kwa kundi nyine abavuga ati harimo n'inzu n'utundi ndibase ndahamagara nde uza kumfasha ngira n'isoni zo kuvuga ati mbwira abantu naracecetse cyangwa mpamagara abantu n'inshuti ziwe nababwira ati bankondereza 1,000,000 umuntu yapfuye ari kwa muganga nuko birancanga nuko nyine ariko kubera Imana n'ubuyobozi bwacu abantu nyine baramfasha nkajya njya kwa RSS bamfashe njya hehe mu nzego z'ubuyobozi zose buri buyobozi bwose bugenda bumfasha mbona umuntu avuye kwa muganga ageze hano nubwo wenda bikiri mu madene y'amamiliyoni menshi ariko umuntu twamushyinguye yego ikigaragara umuntu tumaze kumushyingura ariko
uravuga uti byaciye mu nzira igoye kandi iruhije kuko byanga byakunda ayo mafaranga ntahandi yari kuva uretse gukora mu madeni. Hari inshuti zacu zidukurikira zigira umutima w'urukundo wo gutabara ndetse no gufasha kandi ni inshuti zitajya zitenguha. Bashoboye kwibaza bati ntabwo turi buce kw'Imana irahari ahubwo turaca kuriya mubyeyi kuko iby'iki gihe nabyo nta muntu ukizera undi. Ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo inshuti zacu ziri hirya no hino ku isi babe bagufasha bacishije kuri nimero yawe kandi ibaruyeho amazina yawe. Yego murakoze cyane. Haramutse hari ababikora afite umutima ukunze baba bakoreye umugisha ndetse bakoze n'ikintu gikomeye cyane kuko n'uyu munsi ndibaza niba mu muryango wa mafaranga zishyurwa nkumva n'ibintu binyobera kuko yaje ari impapuro zanditswe kugira ngo babe bampaye umuntu mushyingure nuko twamushyinguye nta bundi bushobozi twari dufite. Yego. Nimero yawe ya telefone iyo muri mobile money? Nimero yanjye ya telefone ni 0790 91 90 Ibaruyeho ayahe mazina? Ibaruyeho amazina yanjye Bayizeye Speciose. Ongera uyisubiremo. 0790 91 90. Ngayo nguko bakunzi bacu ndizera yuko mudushyigikira umunsi ku munsi intambwe twateye tumaze kugeraho tubikesha mwebwe ariko kandi tubashimira ibikorwa by'urukundo mukomeje kutugaragariza nahanyu kugira umutabare Bayizere Speciose kugira ngo Imana ibahereze umugisha kurira kwararira umuntu nibyo mu gitondo impundo zikavuga birashoboka ko ejo Imana yamuhindura amateka iciye muri wowe. Mu buhamya duhaye avuze ko nta n'imirimo afite yo gukora cyane cyane ko umugabo yakoze agisida agiye gushaka imibereho. Wamuremera wakora uko ushoboye kugira ngo nawe abashe kurera abana umutware amusigiye kuko tubonye ko yitabye Imana batagituye mu karere bavukamo bari mukiye mu karere ka Gisagara. Murakoze cyane. Imana amahoro ibahereza umugisha. Reka dukomeze turebe bamwe mu muryango kugira ngo tuganire maze barushizeho kudusobanurira kuko murabibona uyu mudamu arababaye hariho byinshi adashoboye kuvuga. Duheruka tubwira ko bamuciye miliyoni 15 ayatanzwe n'ayasigaye ntabwo twabimubaza kuko nyine byamuremereye namwe muri kubibona amarira ni yose. Mubyeyi ukomere. Murakoze cyane. Kandi Imana irahari TV ihari ku bwawe nayo yiteguye kuguha inkunga. Yego murakoze. Yego. hariho byinshi bikuruhije umwana w'umuntu ntacyo yakumarira ufata umwanya wiherere usenga Imana iragukiza yewe ubona ko bikurangiranye ukibwira ko yakwibagiwe iyakijije Gideyoni naho yagiye iracyariho yewe ubona ko bikurangiranye ukibwira ko yakwibagiwe iyakijije Gideyoni naho yagiye iracyariho. Reka nkubaze yewe mugenzi wowe uvuga ko yakwibagiwe subiza amaso inyuma mu byo wanyuzemo urasanga yarakurengeye. Reka nkubaze yewe mugenzi wowe uvuga ko yakwibagiwe subiza amaso inyuma mu byo wanyuzemo urasanga yarakurengeye yewe ubona ko bikurangiranye